ubu ngewe ngize imyaka 38. Yes. Eko. Biri seriye? Ukafite umwana w'imyaka 23. Eko. Wabigenje ute? Washatse ukiri muto cyane? Nashatse nkiri muto. Ntabwo byakuvunnye se Jesse? Aya ntago bivura, umva twashakanye dukundana. Yego. Yari imfubyi naye ndindi. Niwe muntu ukunda kubinyibutsa. Nararize se cyane bigaragara. Mu rusengero. Oya. Cyane. Urarira kweri. Mbese ubwo uhatekerezaga iki? Umva twebwe mu baporoso. Nuko iri tegeko barikuyeho, hari ukuntu bakubwiraga ngo jyewe Jessica Gabi nkurongoje iyi meta, niko twe bavugaga mbere. Yego. Tugomba kubana karamata. Mbese ibyo rero nabigezeho kwa kundi ubuyishyira mu rutoki. Yego. Amarira araza. Mbivuga ndira. Yego. Nyuma yo kubirangiza kubivuga nabwo ndakomeza ndari. Uririra. Yego. Nyine pastor araza ati Jessica ni ibintu bisanzwe, yavuga gutyo. Ugakomeza. Kuko yanyeretse urukundo rudasanzwe. Pe. Rudasanzwe mu buzima bwanjye. Iyo mbikuruye ya marira nakubwiraga ko yaragiye kuza. Eka. Za nkondo urumva ntizigeze zihagarara tutaraza hano. Ariko aho dutangiye twebwe twatangiye kubona impinduka ko aretse gutangira gucira inkondo. Muzano muri genuine yarakizicira atari cyane ako zarazaga zaramanukaga. Kubera ko yaramaze no gukura agahita yiha ko bikamujana agahita yihanagura. N'umwana w'imyaka 13 ugicira inkondo. Yego. 13 yayigize twaraje hano yafite 12 ans. 12 ans. Yego. Noneho zirahagarara. Ikaze mu kiganiro yanjye, ikaze by'umweko kuri uyu muvandimwe tumuha ikaze nawe yitwa Ahishakiye Jessica, akaba ari umwe mu bantu bagiye kudufasha by'umweko kumva neza ubuzima ndetse no kuryoherwa n'ubuzima kugira ngo bukomeze kugenda neza. Ku isi turimo byaze kunze niba udukurikiye ugomba kuyibaho wishimye. Nubwo waba warapfushije, nubwo waba warahombye, nubwo waba waragize ikibazo runaka kumva ko ari wowe wenyine cyabayeho ku isi. Imana ugomba kwishima. Kandi ibyo byishimo byanze kunze nta wundi muntu ugomba kwikuzanira, ni wowe bigomba guheraho. Ugomba kugira ibyo byishimo kandi byanze kunze ugomba kubigira. Icyambere no kuhitamo ugafata icyemezo ubundi ugakurikiza ibyo yemeje. Jessica tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Nibura se ureba ibiganiro byacu? Njya ngerageza. Okay. Mu buzima bwanjye sinkunda telefone. Yego. Kuko hari byinshi birangaza. Urumva mfite famille. Ngomba kugira umwanya wo kuyitaho. Rero sinkunda telefone cyane. Ntabwo ukunda telefone cyane. Kuki udakunda telefone cyane? Ufite famille nibyo ariko wafatanya no kuba wayikoresha. Oui. Okay, so kuvuga ko wenda ntayikunda ko ntabwo nkunda kujya ku bintu bindangaza. Ushobora kumpamagara nkakwitaba, ushaka kunyandikira kuri WhatsApp nk'uyu munsi nkaza gusubiza ejo. Yego. Bivuze ko nyine ngiye ntabwo umwanya wanjye nkuha telefone cyane. Ntabwo uha telefone cyane. Umunsi telefone iki kibu wenda mu buzima busanzwe ku buryo bw'uti. Hariho byinshi. Hariho nk'ama YouTube, hariho ibintu bitari byiza. Social media hariho ibintu byinshi byatumurangara. Ego. Niyo mpamvu ngewe ntayikunda. Jessica, byanze bikunze natangaye cyane numvise ko ufite umwana w'imyaka 23. 23 imfura yawe. Ego. Mu bigaragara uko tukubona kuri kamera nanjye uko ndi kukubona aha ngaha uragaragara nk'umuntu muto cyane. Muto cyane ku buryo kuvuga ngo imyaka 23 umwana w'imyaka 23 ntabwo ihora cyane. Ibyo niwe bisobanura gute Jesse? Okay. Niyitaho iyo mbyaye nyuma yo konsa nk'umwana agize umwaka. Yego. Ntangira kugabanya ibikoma nafataga.
ikindi nkunda koga muri pisine buriya bifasha umubiri wose yego birananura yagira imyaka 2 atangira kurya rimwe ku munsi urumva simba nyonsa rimwe ku munsi yego ndya rimwe ku munsi nkarya saa 6 ninjoro sindye nkanywa icyayi inzara se ntikwice no ukabaho tukabimenyera igifu ubundi umubiri utora ibyo wawutoshe rero ni ibintu namenyereye niyo nibeshye nkarya ninjoro ntabwo nsinzira neza kubera ko igifu cyarabitoye nibyo wamaze gutora icyo ufuza uvuza ku kantu bitani mukakantu nasomaga kari k'abayapani hari ibyo bita ngo rule of ikigai ni ikiyapani kigai avuga ngo amategeko y'uburyo ushobora kuba wakwifata neza kimwe mu bintu nabonye bavugaga ngo kwifata neza si ukurya ati ngo nunarya ngo ntukarenze igipimo cya 80%, ati ko nurenze igipimo cya 80% ugategereza ko uhaga ntihanze uzasanga ungana gutya wabyibushye ukangana n'isi yose kandi wari ufite kataye gato. Ikindi ngewe buri saa 11 yego ndarana amazi imbere ya mbega y'igitanda litiro ndabyuka nkayinywa y'amazi buri gitondo ego kuva niga 5e année secondaire iyo umwe yari amazi donc aragenda akakoza mu nda byanze kunze nyuma nkaza kunywa icyayi nshaka kugifata nka saa 3 kuko ntabwo nkorera leta ntabwo nkora ku buryo nabura gutinda kunywa icyayi yego iyo mfite fruit nshobora kuzifata mbere yuko nywa icyayi nyuma ya za fruit nkanywa cyayi noneho za saa 6 saa 7 nkarya ubwo nagira ngo usobanurire impamvu ninjoro ntarya nkarya ngahaga ko ntabwo ndya byinshi cyane yego nako nkarya ngahaga narangiza ninjoro nkategurira abana yewe n'umutware nkamutegurira yego yewe nkitegurira icyayi gusa cyonyine nta mugati oya yego ibyo nako bishobora bake wabishobora wabishatse yego uzi icyo ushaka kuko ubu ngewe ngize imyaka 38 oya se yego biri seriye ukaba ufite umwana w'imyaka 23 yego wabigenje ute washatse ukiri muto cyane nashatse nkiri muto ntabwo byakuvunnye se Jesse aya ntabwo bivura umva twashakanye dukundana yego yari imfubyi naye ndindi ntabwo rero kigeze bingora ubwo 38 gukora 23 ubwo ni imyaka 15 uwo mubyeyi muto cyane biryoha gute ko ufite umwana namubyeyi ubwo urumva nkiri mu mashuri ndangije rero komezanya na se cyanze kunze ku bukwe bwawe ku munsi wabanaga n'umugabo wawe nyuma y'urukundo rw'igihe kirekire wari umeze ute ubwo ntiwarize bidasanzwe nararize abaguha ubuhamya n'abawutashye hari umumama w'inshuti yanjye yitwa mama Cyusa iyo duhuye buri munsi tugahurira nk'ahantu arabisubiramo ashaka watuma umugore ararira ati umuntu wari urimo yambikwa impeta yarangiza akarira niwe muntu ukunda kuba inyibutsa wararize se cyane bigaragara mu rusengero cyane urarira kweri mbese ubwo watekerezaga iki urumva twebwe mu baporoso nuko iri tegeko barikuyeho hari ukuntu bakubwiraga ngo jyewe Jessica Gabi nkurongoje iyi mpeta niko twe bavugaga mbere yego tugomba kubana karamata mbese ibyo rero nabigezeho kwa kundi ubuyishyira mu rutoki yego amarira araza mbivuga ndira yego nyuma yo kubirangiza kuvuga nabwo ndakomeza ndarira uririra yego nyine pasiteri araza ati Jessica ni ibintu bisanzwe yavuga gutyo ugakomeza
mwumvaga urukundo ubonye rudasanzwe wibukaga ibyo mwakiyemo oya si ko muba mwaraciye mu bintu mu buzima budashimishije ukabona noneho mutangiye urundi rugamba ukumva mbese ni umunezero udasanzwe nicyo cyari kindinjije ko nyuma y'igihe tugiye kubana nyanda uvuga ngo urukundo ruratsinze ni urukundo byo kandi twabanye kubera urukundo iyo ni iyindi nkuru mbese ubundi wataha ukazaduha inkuru n'umutware wawe nzabanza mbisabe ni ukuri reka uzabanza uyisabe kuri kamera iki kiganiro kireba byanze kunzana kirangiza ni ukuri turagusabye uduhe iki kiganiro kuko Gerard nkuciye mu ijambo gato abenshi baravuga ngo umuntu ngo akunda umuntu kubera ikindi kintu ubutunzi iki oya wenda nzabwira umugabo wanjye nzabimusaba ni ukuri pe twashakanye nta kintu muri abana nta kintu wapi turi imfubyi ntacyo ngewe target yanjye kwari ukuvuga ngo nimba nkunda nkaba mukunda Imana ibintu izabiduha n'ubu iyo umukobwa ngishije inama ndamubwira rero ngewe ninkugira inama ndakugira inama ku giti cyanjye nk'uko nashatse ngewe nashatse nta butunzi dufite ntacyo dufite rero wowe nimba umugabo agukunda mukunde ibintu muzabishaka ariko uyu munsi wa none ntabwo bakubwira ko ibyo ari ibyo muri analogue yego rukundo burya ntabwo rujya muri analogue byanze bikunze uwa kera uko yubatse n'uyu munsi niko yubatse mbese mbwira iki gihe wariraga ubwo nta nubwo watekerezaga kuri ayo mateka yawe by'uko muri imfubyi n'ubundi byose n'ibindi nagiye numva ndabikurura rero mbona ko finali ninjiye mu rundi rugamba ariko finali bya bindi birarangiye mbese ubwo waje guceceka naracecetse nyine iyo bagukuyeho agatimba uraceceka naracecetse nyine kuko icyo gihe iyo umaze kwambarana impeta bagukura aragutwikurura yahise antwikurura turatura turasohoka ubwo se kikura mu maso amaze kugutwikurura urumvise amarira yiyongereye oya ntabwo yiyongereye uracecetse naracecetse niki cyaguhoye no mu mafoto bigaragara ko nari narize ko amaso yari yatukuye inkuru nziza uzabwira abana bawe nk'umwana wanyu mukuru rero iyo abonye muri kumwe amaze gukura imyaka 23 ni myinshi azi ubwenge maybe ko nawe yageze mu gihe cyo gushaka ifite imyaka 21 wemera icyo gikorwa afata gute urukundo rwanyu ntabwo tubana yagiye kwiga urumva hari yabibona kurusha rero ntituri kumwe yagiye kwiga muri Canada yego kandi yagiye afite 18 amazeyo hafi 5 rero gusa turavugana nka Sasha yego uwa kabiri yego niwe umenya ngo hari ukuntu mbyuka ntishimye kambwira mama warakaye papa yakubwiye nawe mbwira oya nuko ntameze neza hari igihe wenda ushaka nko kuba wifitiye ibintu watekereje ubona bitagenda neza ukabyuka isura kuko agiyewe mpora iyo ndakaye bahita babibona noneho akambwira mama warakaye ngaho ya sheri nago na Sasha wabibona mbere y'abari umunabe na mushikiwe ambwira sheri nuko mfite ibintu byinshi natekereje ntabwo papa yambwiye nabigenda umubaza yego akagenda ku ishuri yishimye niwe muntu ushobora kuba yakubwira ubuzima bwacu wenda nuko akiri umwana ariko we arabibona cyane abona urukundo rwanyu arabibona pe kuko hari igihe se yinjiye bwari bwo bwa mbere atavuga nanjye icyo gihe byarantuye Sasha aramubaza papa yarataramenya no kuvuga neza papa iki nko kumubaza wabaye iki icyo gihe menya se yari yagonze umwana akoze accident
ndamubwira se umwana ahise abona yuko utishimye habaye iki nkambwira ati sheri twahuye n'ibibazo mu nzira nagonze umwana rero tugerageza basi ngo ntabwo byari gukunda urumva natekereje kuba nagonze umwana angana na Sasha wanjye byantushije mu mutima niyo mpamvu ninje ntabashuhuje mu mbabarire ako urumva Sasha we akurikirana ako uri umupapa mwiza urumva ko yese atanga igisubizo urumva yarinjiye bidasanzwe ubundi arinjira akatubwira mwiriwe rero yinjiye ababaye atajya muri dushe arakaraba nawe ngo yaragiye gukaraba amaraso ntabwo njye nabibonye urumva umuntu yinjiye ntabwo ushuhuje wicaranye n'abana icyabinyeretse ko ari ibyo nuko ku nkweto aragifiteho amaraso kuko umwana ngo yari yamuteruye bituma rero mbyakira ariko ubundi yataza kumbwira ko ari icyo kintu ntabwo twari kubyakira usanzwe umumenyereye mu kababaro ese mubimanaginga gute wenda kuba mwarahuye n'ibyo bibazo by'ubupfubyi mwese mukaba muri impfubyi ibyishimo byanyu mugerageza kubishaka gute kwera urumva twagiye turerwa n'ababyeyi beza nkanjye narezwe n'umubyeyi mwiza nta nubwo narangiza iki kiganiro ntamushimiye byubakwe narezwe na benshi n'abamama batandukanye ariko mama wanjye ni nawe nise mama mu bantu bandese yitwa Kayitesi Janine ari muri Canada ni umubyeyi mwiza niwe wantoje gusenga antoza kubaka ambwira ko kubaka ari ukwihangana nubamba hafi n'ejo bundi yari mu Rwanda anganiriza kenshi ambwira ko urugo rwubakwa no kuganira nugirana n'ikibazo n'umugabo uzamuhamagare mu kinyabupfura kandi ubanze ubisengere mbere yo guhura n'umugabo ubanze usenge hanyuma umubwire ngo ndagushaka yambereye umubyeyi mwiza yantoje kwihangana niwe wantoje urukundo si uko abandi bataruntoje ariko we yaje ari agahebuzo kuri jye kuko ni nawe nise mama nongere mbisubiremo niwe nise mama wanjye mama simuzi sinibuka isura ye ariko yambereye umubyeyi nuba akiri umubyeyi muzima turahura tukaganira tugasenga kambwira ati ma fille je t'aime akunda gukoresha igifaransa cyane icyo ni ijambo rikomeye nawe aranzi iyo ntishimye jaradi isura yanjye itishimye abantu bose bahita babimenya ndijima mu maso kuko nkunda guhora nseka hari nk'abantu dukorana njye ncuruza imyenda y'abana ya caguwa iyo ntahari barantelefona Jessica urihe hari akazina bakunda kunyita sindi bukavuge bati iyo twakubuze turasinzira kuko iyo mari turaganira bakishima iyo bakuze ntibasinzira barasinzira kwa urumva nta bakiriya baba yego niho basusurutsa iyo mageze rero hari agasirino bampimbye ngo waaa kana karatungutse ka kazina nanze k'ibyishimo bavuga akavatiri nyine kubera ko giye ibintu byanjye akavatiri araje wow abasinziriye ni mubyuke ubwo rero uwo mumama ibyo byishimo ndabikesha Janine mama Janine Imana y'amahoro imuha umugisha ahari nanjye ndamukunda n'umugabo wanjye nashaka ajya amushimira kuba tukirambanye no kubera mama kubera nyirabukwe nyirabukwe kubera nyirabukwe yantoje gusenga antoza kujya nca bugufi gutoza ko umugore mwiza kumenya umugabo yanga icyakunda ikimwana wanjye niwe wantoje nyine ibintu byo gukominika n'ubundi kera byanze kunze abafite ababyeyi barabigishaga ba nyirasenge bakabigisha umugabo yitwara niyo mpamvu abana batigeze bagira amahirwe rimwe na rimwe yo kubona ababaganiriza cyangwa n'uyu munsi ngo abone ababaganiriza hari ubwo kubaka bibana bitari uko ari babi ahubwo kuko batamenye
batigeze babona umubyeyi ubasunika ubaherekeza muri urwo rugendo batigeze bacamo ahubwo bagiye gucamo bwa mbere. So rero Imana ishimwe ko mama Janine yaje mu buzima bwawe, ni ukuri natwe turamushimiye. Igihe impamvu mvuze gutyo ngo turamushimiye nuko tuganira n'abantu benshi cyane bagiye bakomereka, bagakomeretswa n'ubupfubyi, bagakomeretswa ati iyo nza kuba mfite mama simba naraciye muri bino. Oya njyewe pardon gato, kuko mama yandereye umwana. Uzi umuntu ukurera n'umwana wabyaye ukiri umukobwa, atari mama wawe wakubyaye mu nda, urumva uwo atangana nyoko, ahubwo ararutana nyoko ko atakiriho. Sibyo? Bavuga ko ngo nta kiruta umubyeyi, ariko Janine yambereye nka mama wantu wese mu nda. Mva ni ukuri pe, abo urugero ku bandi babyeyi. Yabaye mama nka mama, niyo mpamvu nyine mwita mama. Njya mubwira nti mama, nusaza hahandi abakobwa bafasha abana ababyeyi bawe, nzabigufasha ubone ko n'Imana izambore nzabifite amafaranga menshi kugira ngo nkwiteho uko mbishaka, ubone ko ndi umukobwa wawe w'ukuri. Kuko yanyeretse urukundo rudasanzwe pe, rudasanzwe mu buzima bwanjye. Iyo mbikuruye yamarira nakubwira gura ko yaragiye kuza, reka narira kuri kamera, jya wirira ntacyo kuri kamera ntacyo. Ariko mama ahari ndamushimiye pe, ndamushimiye. Yambwiye ko ajya gukurikira, no kuri Imana imuha umugisha cyane, kandi ndamukunda. Natwe turamusabye kuko tuzi ababyeyi benshi bitwaye nabi, wari ufite umwana w'umuvandimwe wawe ukamwitwaraho nabi, bigatuma ubuzima bwe busenyuka, iki gihe uri ikigwari. Umwana yakwirwanaho yagira aho ageze, ko turiya n'umwana wa murumuna wanjye, uriya n'umwana musaza wanjye, ugatangira kuba proud mu byo utigeze ukorera. Ariko mama Janine wubahwe kuko wabaye urugero rwiza mu babyeyi. Uyu munsi niyo mpamvu n'uyu mama yicangaha, umushiki wanjye Jessica yicangaha agushima. Birashoboka ko abafite akababaro bavuga utaba mama bose ni babi, ariko uyu munsi avuga ngo hari abamama beza. Byanze konze mu buzima turimo, bwaba ari bw'urushako, ubw'urugo, duhura n'ama challenges, duhura n'imbogamizi, ingorane zitandukanye. Haba ari mu bana tubyara, ukajya gutyo ugasanga ibyo wenda nk'umwana agize nk'uburwayi runaka bugashengura nk'umutima wawe. Nawe byakubayeho, byagenze gute? Mbyara umwana wanjye wa kabiri, namubyariye CHK, bamukuruza Ventus. Nyuma yo kumukuruza Ventuze nta kibazo twe twigeze tumubonana, uretse ko bamushyize muri kuveze bavuga ko afite umwuka mukeya mu minsi ibiri. Nyuma y'iminsi ibiri ko nari namubyaye neza, turataha, harakura nk'ibisanzwe nta kibazo. Ariko hahandi umwana wamenye kwicara mu mezi 6 agati inkonda nyinshi zidasanzwe, ako tukumva ko ari ibintu bisanzwe umwana agira inkonda. Ageze mu mwaka, ubundi akenshi umwana agira umwaka yaramenye kuvuga papa mama, ntabwo we yari yakabimenya. Agira imyaka 2, 3, 4 ataramenya kuvuga. Agize 5 nibwo yavuze papa mama. Ako hagati ataravuga papa mama, abantu batubwiraga ko ari ikiragi, hakukibaza se yazaba ikiragi kandi yumva, kuko yashakaga ikintu yarazaga akagufata akaboko, cyangwa ashaka gukora pipi akikora akakwereka ko ashaka gukora pipi, yabi bikomeye akakwereka byose, akagucira amarenga, kuko n'umwana utarigeze yikoraho ibintu bikomeye, mbega kwinyarira, kwikoraho kaka, yaguciraga amarenga
ukamenya icyo aho ashaka kujya. Yego. Agize 5 tumushyira mu ishuri nabwo ariko ntiyavuga aguma kuri papa mama. Ageze kuri 7 kuko yari yarakurikiwe murumuna we ni sharp cyane yaje nyine hari amagambo mukuru watavuze ayavuga azi kuvuga nyine. Bituma mukuru we nawe ashabuka ariko kuvuga agatinya. Mu ishuri biguma kwanga aguma ahantu hamwe mu wa mbere. Bamwe bakavuga ngo afite autisme tuzamujyane mu bana bafite autisme. Tumushakira ishuri muri Sevensa kwa Masera. Bamushyira mu bafite autisme. Ariko ukabona ntabwo ari bamwe. Akabafasha ise aza kumvira ivuriro kuri radio. Araza arambwira ati rero hari ahantu njyanye Sasha ntiyanahasobanuriye. Ati haraho ngenda kubwira mvuyeyo. Kuko se nawe byaramukomerekeje kuba umwana we ni muremure cyane ibaza umwana ubageze ku rukweto yambara 42. Yego. Kandi afite 13 ans. Yego. Ni namure nanjye aransumba. Aravuga ati reka nje araza baramusuzuma baramubwira bati rero ufite ikibazo ku bwonko mbega ku mitsi y'ubwo izana ku bwonko no ku rutirigongo. Yego. Ababaza nimba bamuvura bagira icyo bamufasha. Bamubwira yuko bashaka kumufasha akabasha kwiga agakurikira mu ishuri nta kibazo. Ise yahise yishyura uwo munsi. Hari dimanche. Yego. Yahise yishyura arazarira arabimbwira ati nabonye abantu bagiye kuvura Sasha. Uwo munsi menya barahise banamuvura. Yego. Ati ni wowe uzajya umujyana kuko ngiye nta mwanya. Noneho nanjye ndahaza iminsi ya mbere yarababaraga aratakarira ariko agenda abimenyera. Za nkondo urumva ntizigeze zihagarara atutaraza hano ariko aho dutangiye twebwe twatangiye kubona impinduka ko aretse gutangira gucira inkondo. Muzano muri genuine yarakizicira atari cyane ako zarazaga zaramanukaga. Ugumva kubera ko yaramaze no gukura agahita yiha ko bikamujana agahita yihanagura. N'umwana imyaka 13 ugicira inkondo. Yego. 13 yayigize twaraje hano yafite 12 ans. 12 ans. Yego. Noneho zirahagarara. Atangira no gutinyuka muri umuna we hari ukuntu bakiranaga ko muri umuna we yiyumva ko amurusha ingufu. Yego. Undi agahita amubwira ngo stop. Ariko ubu aramubwira ngo ngwino. Yego. Mbere yaramutinyaga. Yazanye mbega ingufu mu maboko barakirana paka nyine bakagundagurana. Kuva bagira mu genuine. Twaza hano. Yego. Yego. Noneho hari ikindi kintu yarafiteho ubunebwe. Mu ishuri ntiyashakaga kwandika. Tubibonye noneho ubu atangiye uyu mwaka. Yamenye kwandika. Noneho arashaka no kwiga gusaba jene kuko urumva arigana n'abana ruta asumba ariko urabona ko afite noneho ubushake nta gutinya afite. Mbere mwashoboraga kuba mwicaye mu bantu kwazi ko atari bubashe kugira icyo avuga ntazi ariko baraza akakwicara impande mukaganira akakubwira ibintu nyine twagiye dutungurwa. Duhita tubona ko hano hari icyo byamufashije. Urumva hari n'ukuntu akaboko ke wabonaga gasa nkaho donc buri urutirigongo rusa nkaho ari rukorana n'ibintu byose byanze konze. Gasa nk'akagenda kakadava ari kamwe akagatwarira hano ukuntu ariko baragenda neza none neza. Hari n'ukundi kuntu yagendaga ukasa nk'ubana aragenda nk'ubunamye. Yego. Yararambutse. Yego. Kuva yaza muri Konga. Yego. Mwatangiye kubona se wenda
impinduka nziza mu gihe kingana iki mukoze amasiyanse angahe 20 kuko bamwandikiye 35 yego muri 20 urumva twaje guhagarika hari ukuntu bigera ukabura amafaranga ukabona ukavuga utereka mbe mpagaritse nyuma ukagaruka wayabonye yego bo urumva yatangiye gusaba umuganga umuvura atuzambwirira ababyeyi ko ntashaka kwigana na bariya bana yego igamo kangahe igamo kangahe ubu yigamo wa kabiri deje urumva yari ari muri abo bana yego tumukuramo tumushyira mu wa mbere mu gihembwe cya gatatu abisabye urumva twaraje barabitubwira mwagerageje mukabwira aho yiga bakamushyira mu wa mbere baranga ngo ni mu gihembwe cya hari mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka ushize agasubira inyuma se urumva nimba yarigaga muri autism mu bana bafite autism yego abana bafite autism ntabwo ni ishuri ryabo nyine nta kuvuga ngo ni mu wa kabiri mu wa gatatu twe rero twese dusaba yuko bamushyira mu wa mbere barabyanga baravuga ngo nitureke azajye mu mwaka utaha ako twebwe bitewe n'impinduka tubona bavuga ngo ya ntabwo twakwihangana tumukura kuri icyo kigo tumushyira ku kindi hajyamo baravuga ngo azi imibare cyane ibindi by'amagambo urumva ko atazi gusoma no kwandika ntabwo amagambo yashakaga kuyandika noneho baramwimura bamushyira mu wa kabiri ubu ari mu wa kabiri rero atangiye kumenya n'ibihekane uramubwira ngo andika ishuri akaryandika nk'iyo umuhaye nk'ikintu twatangariye twamuhaye computer ayinjira mu tuntu tutanangiye bwanjye nyina ntazi yego kandi mbere siko byari bimeze ntabwo wawo Sasha kuraje mbere siko byari bimeze kuko hano hari impinduka ikintu cya mbere nashingiyeho nkabona ko impinduka zabayeho nizo nkonda yego kuko urumva mwaravuganaga ibicandwe bikuza bikatakara ubu wapi ubu ngubu byashize neza neza ikindi kintu twahise tuboneraho bwa mbere muri izo science 20 ni kuba yarakomeye namuhaye ikizami ndamubwira Sasha icyo gihe nta mukozi twari dufite uramfasha iki ambwira ngo mama ndagukoropera hako ngewe mu mutima sinabimubwiye mu mutima navuze se barabishobora na za mbaraga ze yego muhereza amazi mbega muhereza indobo n'itorosho muhereza rakreta ambwira ngo yarakoresha intoki yarunamye arankoropera arayirangije eko numva ndishimye ndavuga mana merci subira komepe kuko Jaradi bura kubyara umwana ukabona afite ikibazo bibabaza ababyeyi cyane wabona ubyara umwana mbega akakora muvoma zose wifuza bisanzwe ariko iyo umubonyeho ikintu kidasanzwe yewe n'abantu bo ku ruhande bo burya ni n'abacantege yego bakubwira byinshi ariko Sasha natwe kuba tubona ari mu wa kabiri atari yakagombye kuba ari mu wa mbere segonderi yego ntabwo byadushimishije ariko uyu munsi turishimye kuko urwego ariho birimo biraza nubwo yagize rotari azagira rotari ariko icyambere nuko azaba ariho neza burya icyambere mu buzima nta nubwo aziga nubwo yasoza amashuri akuze ariko ubuzima bwe ntabwo uzabudindiye mbwira kuvuga ntabwo ugeze agira ikibazo cyo kuvuga wenda muri ubwo buzima bwose nyine yatinze kuvuga nabikubwiye yatinze kuvuga n'ahamenyeye kuvuga akagira isoni zo kuvuga mu bandi kuko yarakubwiraga waba utumvise ikintu akubwiye wamusubirishamo ntiyongere ariko ubu ngubu uramubwira uti sinumvise icyo uvuze akagusubirira ashobora kuba yavuga se agakora n'interuro mbere yavugaga nk'amagambo ayacimbuyemo kabiri wenda akakubwira ati
mama ku kazi urumva utazi icyo ashatse kukubwira ntago wowe wamenye ibyo ari byo ariko barakubwira ngo mama yagiye ku kazi papa yagiye ku kazi yamenye kuzuza interuro mbere ariko ntabyo yarazi mbere ko wenda nongeye kuganira na Jessica reka mbanze mpe umuntu uri kutwumva ufite ikibazo nawe gikomeye cy'umwana nimero ya kunga therapy genuine kunga therapy kugira ngo ibashe kuba yagufasha byumwe ubahamagare no kuri pe barafasha abantu benshi cyane nawe ubwawe ufite ikibazo bagufasha andika 0788 40 92 64 Jessica mbwira ubonye umwana adafite gukura nk'abandi bantu wagize agahinda gakomeye gute muri wowe waranzwe n'ibiki byako gahinda ntabwo we yigeze agira ikibazo cyo kudakura gukuruza igihagararo gukura kugira izo mbaraga izo nkonda gukura aho yarakuraga ariko urazi kubona umwana ari mu ishuri abandi bakimuka wakaguma hari none murumuna we ubu yakagombye kuba ari mu wa 5 yego primaire murumuna we yego ariko kubera covid ari mu wa 4 yego kuba murumuna we ufite neva ari mu wa 4 ufite 13 ans ari mu wa 2 nabwo kandi ukabona ntiyavanze uko ubyifuza birababaza ucika intege nibyo nakubwiye ni wabona ubyara umwana kaza yuzuye uko ubyifuza ni ikintu umuntu atakwiha ariko birababaza kubona umwana wawe afite ikibazo situation wumvise wagezemo cyagiye wenda mutaraza hano muri kunga therapy situation wagezemo cyagiye kera umwana ubona bitameze neza kumvira we cyane niyihe byemeze gute urumva situation nagezemo naho twajyaga nko kumwogoshesha abamwogosha bakavuga ngo uyu mwana ni ikiragi kuko iyo yajyaga kuvuga akambura uri kumwogosha ikiroso akahita avuga ati uyu mwana ni ikiragi byakire ni ikiragi uhita ukomereka mu mutima avuga uti uyu muntu kucyambwiye ko umwana wanjye ari ikiragi urababara ucika intege amagambo y'abantu arasenye ukavuga wataha ukamwitegereza ukafata n'igihe cyo kumureba wenda nta na gahunda yari ufite yo kuba wakwitegereza wa mwana aho kubera ijambo ryakugiye mu gutwi kweri umwana wanjye azaba ikiragi ibyo bintu byaramvunnye nasenyeka ko byamubabaje abagabo ntibagaragaza umubabaro nk'abamama cyane ariko nase nawe byaramukomeretsaga nta kuntu tabakomeretsa mwembi nk'ababyeyi be mwatangiye kugarura ibyishimo se ryari mutangiye kubona wenda inkonda zishize mwumvise mumeze gute twabonye ko byose bishoboka kubona umwana wawe atangiye kuba normal nk'abandi twarishimye pe kuko isi icyo gihe ni nawe wabwiye murumuna we ngo songa ngo ino hano murumuna we yitwa Songa kugenda harukirane na Sasha yego ambwira Sasha uri ati yego barakirana nibwo rero yambwiraga ati sheri wabibonye ndi hafite umumaro asigaye afite ingufu mu maboko byaratunejeje wumvise usetse wumvise umutima umeze gute numvise genezerewe kuko navuze kuba atangiye kugira ingufu atangiye no kugira icyo amenya niyo atarangiza segonderi cyangwa niyo yarangiza primaire amenye gusoma no kwandika tumushyire mu myuga kuko yamaze kugira imbaraga mbwira rero wabwira iki umubyeyi uri kutwumva muri kano kanya navuga ngo ufite ikibazo nawe cy'umwana yatinye kuzana nko muri genuine kunga therapy ngo abashe kuba yamuvuza wamubwira iki bitewe na experience nawe wagiriye hano icyo namubwira ntago agomba gutinya burya ntugomba gucika intege ushobora kumuzana ntakiri uko wabyifuzaga
ariko kuki wakwanga kumuzana muzane niyo amahirwe dufite nuko ari ninaha mu Rwanda ubu batubwiye ko ari mu Buhinde ntitwajyayo cyane yego ikintu cyose ushakira umwana wawe cyamugirira neza namugira inama yo kuza akavuza umwana akavuga ati Mana nje kuvuza umwana umfasha zakire kandi ashobora no kumuzana ntakire ntago biba bivuze yuko agomba gucika intege birangiye yes ntago ubuzima buba burangiye gusa kuko agenda azanye uwanjye agakira numva ko nundi yaza akagerageza aho kugira ngo aguma muryamishe mu rugo nazagerageze byanga yagerageje cyangwa bikunda shime anezerwe bityo hagute kuba warakunde n'umuntu igihe kingana gutyo wirinda guhemuka yego sirito ko iyo ubyaranye n'umuntu wakundaga birakurinda nawe akakuba hafi wakundaga nk'umuntu uyu munsi navuga ngo utazi urukundo nyine pafu niwo muntu utera inda akibagirwa akagenda aho yavuye akanakubwira ahubwo ngo sinjye utera inda njyenyine urumva deja abakwangije nta n'urukundo ruba ruhari ariko undi yakomeje akabwira ati ndagukunda sinkwanga reka twige turangize tuzabana yego ugira gutyo ubona inzozi zabaye impamo murabaye byari ibyishimo bingana gute kuri wowe byinshi pe n'ubu nkibifite imyaka yose mumaranye ugifite ibyo byishimo ntako bisa hari ukuntu usobanura gute ukuntu ujya avuga ngo urugo ni paradizo ntoya awi impamvu ushobora kuvuga ko ari paradizo urumva ni nkaho tumaranye imyaka 23 dukundana yego tubanye mbega mu rugo twubatse yego imyaka 14 ishyira 15 irashize yego suko wenda tudashwana ariko nta bintu bihambaye birabaho ngo habeho gushwana cyane birenze yego kuko iyo habayeho gushwana hakavamo umuca bugufi no kuri pe ukamusaba imbabazi nakosheje uko gense niyo nakosheje umugabo akambwira ati sheri wambabaje ndaga pardon nawe ansaba bimwe bavuga ngo abagabo ntibasaba imbabazi oya barazisaba bitewe wowe nuko wamwitwayeho yego gusa nkibonye umugabo agusaba imbabazi ukumva abandi bagore hanze ahangaha ati umugabo wageze ati nijye usaba imbabazi aho kugira ngo abe ari uzisaba kandi ari wakoze amakosa ubabwira iki oya ari ushaka kubibwira akavuga ngo ntago bazisaba nako kavuga uti banza wisuzume ushobora kuba kuri kote yawe ari wowe mubi kuko burya ushobora ntawiyita mwiza cyeye kuri kote yanjye nkabona ntakosheje nawe ukabona utakosheje ariko iyo ubyemeye ukamubwira uti ni wowe ubundi unamusanga mbwira nimba ari njye ufite ikosa gusaba imbabazi akakubwira turarifite kuko tujura abagabo bahora ari nta mafuti noneho tariko nawe gake hano tariko nawe hano wambabaje kuki wabikoze akubwira toke mbabarira ubuzima bugakomeza bukaryoha icyambere nuko tumenya guca bugufi iyo ubona ingo hano hanze ugasanga nk'umugabo nyine arishaririza ubona atari kwibiriza ubuzima ashobora kwishaririza gutyo ako we mugore yuze umuntu buryo ubana no mu murenge buryo barabyigisha iyo ubanye n'umuntu kabuzi ari umunyamahanga wowe mugore ugaca bugufi nukuri waciye bugufi mugore ntabwo urugo rwakunanira kuko ukoresha wiga wa muntu kamenya urugero Jarad afite ibyo akunda afite ibyo yanga nimba atahavuga nabi mureka avuge nabi narangiza uze kumwegera yatuje niki gihora gituma ni njyewe ntabwo bigenda neza
iyo ari umuntu ukubereye mwiza akabikubwira icyo gihe nawe bashaka kubaka yego ugerageza guhindura imyitwarire kavuga umugabo wanjye nimba ari iki cyatuma agaza avuga nabi reka ngihindure yego ariko nawe ukamubwira utaha ahantu mwasetsa pane ya mwatongana yego taha ahantu nanjye hari ibyo ukora ntibinezeze urumva mwembi iyo mushaka kubaka no kuri mpe igenda neza yego kereka iyo umwe muri mwe hari ikibazo kindi kitari cyo kubaka yego iki gihe urugo byanze kunze rugenda neza ukamenya igihe cyo kuvuga no kubwirira uwawe bitewe n'uko umuzi mbese twigane pana umugabo kuvuga nawe utangiye kuko abagore tugira defo umugabo yatangira nko kuvuga nawe ugatangira kuvuga oya nk'uwanjye akunda umuntu umubwira mbega akubwire mureba nk'uko turi kurebana mu maso yego ntagashaka ngo akubwire ureba hano nta muntu wabyishimira ndeba mu maso ukamureba mu maso ukareka akavuga yarangiza ugasubiza nawe umpaye umwanya nsubize biraryoshye cyane ndetse umbwira ko ufite abana bakuru mwari imyaka 23 abantu ntibakeka ko nka musaza wawe n'ubundi bakeka ko ari musaza wanjye ko ni musaza wawe wamugana musaza wanjye wumva uri proud bingana gute se ubwo ndanezerewe pe nguwe neza cyane ntabwo mbere byabanje kuba nka challenge cyangwa ingorane uvuga ise mana yanjye nzabishobora ko mubyengana gute nyine icyo gihe umuntu araguseka wabyaye uri muto kitwa icyo utari cyo wumva byinshi mu matwi ariko sava urabirenga nyuma uza uryoherwa n'ubuzima mu bantu bishimye nawe urimo yego nese mbwe ugusa neza gutyo ukusa uko nguko nuko urasa neza pe merci byongera iki wenda nko kuko abagabo bakunda kuvuga ngo akunda abagore basa neza byongera iki kuko nawe watubwe kwifata neza akamenya kutarya ibintu by'umurengera bituma umuntu abyibuhangana gutya cyangwa asa nabi burya dusa n'ibyo turya kenshi niko bavuga barabeshya nurya ibifiriti uzasa n'ibifiriti nyine byibungana gutya nibyo ashatse kuvuga pardon it's okay gusa neza kamere ku mugore byaze kuze n'umugabo nawe uraza kubitubwira byongera iki ku mibanire ye n'umugabo we gusa neza kwiyitaho k'umugore biterwa n'icyo umugabo akunda ushobora we Gerard gukunda umugore ubyibushye nk'uwanjye gusa neza ariko birelatif biterwa no hari ukunda taye nini kuko burya iyo uri munini kamemu nanone ntabwo wabura gusa neza niyo uri muto ntiwabura gusa neza ariko biterwa n'icyo umuntu akunda yego nkanjye sinkunda taye nini sinkunda kuba munini kuko hari igihe ngira ibiro 80 yego nk'ubu ku mwana wa 5 ufite 5 Mbyara nagize ibiro 80 ni byinshi cyane yego nakubwiye uko ngerageza kurwanya ibiro gusa niwe mwana nari ngizeho ibiro byinshi ubundi yabaga ari 70 icyo rero nkora icyo gihe ni iki nakubwiye mbere nti iyo umwana agize umwaka numva umwana abafata abarya ntangira kugabanya nimba nanywaga litiro y'igikoma ku munsi cyangwa ebyiri icyo gihe ndanywa igikombe kimwe nimba naryaga 3 ku munsi kubera konsa ndarya 2 yego icyo gihe wa mubiri utangira kugabanuka nta gukomeza kungana kwa nk'uko wabivuze umuntu asa nuko arya yego narangiza yagira imyaka 2 deja aba yacutse yego mpita ntangira kureka ibiryo nakubwiye ngo ntangira kurya rimwe ku munsi ariko ngakunda koga n'ubu ndabikunda muri pisine yego ndabikunda pe nibyo njye niwo munezero kumwe umuntu ashaka ngo njye nkunda kujya muri boîte nkunda kwishima njye nkunda koga pisine yego niwo munezero mbese mbwira nyine nema ndakoza nko gusa neza nkuko hari icyo byongera muri relationship yawe n'umugabo
kuko hari igihe ngo umugabo wanjye akunda umuntu usa neza, akunda fresher. Kuko akenshi niyo natinze nko kujya muri salo arambwira ati sheri kusa nabi, akakwibutsa, aranyibutsa pe. Nkambwira nti sinagiye ejo bundi ntabwo nsa nabi cyane ngo urasa nabi, ajyayo. Ngayo ngoko rero uyu munsi wenda wagira inama ki nko ku mugore uri kudutega amatwi, ufite noneho wandi umugabo akunda kubwita biti kusa nabi, kuki wabyibushye, kuki wongera ibiro, kuki wananutse cyane, bitewe n'ibyo nyine mwembi mukunda, ariko nyine agafunga umutwe ni umubiri wanjye. Nk'uwo wamugira inama ki Jessica? Nagagomba gufunga umutwe mu bintu byubaka urugo. Nabikubwiye mbere, menya icyo umugabo wawe akunda cyangwa mugenzi wawe akunda, ugerageze kucyubahiriza, kuko bituma mubana neza. Urumva nimba akubwiye gutyo ugasubiza ngo njye ugafunga umutwe, bizana intonganya. Ariko mubwira utese urifuza ko nshaka kumera gute, ubigerageze byanga ariko wabigerageje. Uyu munsi navuga ngo umuntu uduteze amatwi muri kano kanya twaze tuvuga ku byerekeye n'ibyishimo, kugira ngo agire ibyishimo muri we, kugira ngo agire ibyishimo bihoraho. Wumva ari nk'ibiki yakora kugira ngo ibyo bintu abigereho, abibona? Biterwa nk'ububatse, reka mvuge ku bubatse kuko ndubatse uyu munsi. Kugira ngo uhorane ibyishimo mu muryango wawe, mbere na mbere shyira hamwe n'umugabo wawe. Ibyo twavuze, umenye ibyo akunda, umenye ibyo yanga ubyirinde. Nunacika ukabijyamo cyangwa ukabikora, usaba imbabazi. Umenye gusaba imbabazi. Umenye guca bugufi, umenye ko wakojeje, usaba imbabazi. Noneho ikindi mu rugo, ndakwihaho urugero. Njye sinzi kugenda ahantu ntabwiye umugabo ngo ngiye aha. Ndi n'umukobwa nibyo nari naratoye, umubyeyi wandeze nibyo yantoje. Vuga aho ugiye, communication ni nziza. Nka mu gitondo nabwiye umugabo nti rero uyu munsi ndi bujye muri ya gahunda yanjye na Jared. Ata wawo n'uyu munsi reko urajya kuzana abana ku ishuri, kuko amasaha yampaye nayo kuzana abana. Urumva deja ndamukominitse, mubwiye gahunda. Nawe iyo ari bujya ahantu, kuko warikorera, akora transport. Nimba ari bujye ku Gisenyi, arambwira ati sheri sindi butahe, ndajya mfite umukiriya njyana ku Gisenyi. Icyo gihe nsigarana umunezero, nkavuga nimba nari butegure ibiri nawe ari muri gahunda, ntabwo mushyiramo. Ikintu gitanga amahoro nabonye mu buzima ni ukumvikana, mbega ukamubwira communication ya gahunda yawe, ntumubeshye, kutabeshya mu buzima uwo muri kumwe. Kutabeshya uwo muri kumwe. None tuvuge ku byishimo by'umuntu biri personnel, ku giti cyawe nka Jessica, nibiki biguha amahoro, biguha ibyishimo, nibiki ukora kugira ngo muri cyo gihe wabuze ibyishimo wongere ubigarure? Mu buzima bwanjye nkunda gusenga. Nkunda gusenga, iyo mbabaye nkasenga ahantu ndi jyenyine, nkarira, nkunda kurira. Niyo nishimye ndarira, niyo mbabaye ndarira. Ubwo iyo mbabaye nkiherera ahantu nkaririra Imana, uko turi kuganira niko njye mbwira Imana, ndayibwira nababaye, mfite ibimbabaje mu mutima, nkarira, narangiza nkasenga, nkigendera. Kurira bigufasha iki? Biruhura umutima wanjye, mbega binezeza umutima wanjye. Urumva iyo nishimye ndarira, iyo nakugaragarije ibyishimo ndize, menya ko ntishimye. Iyo wishimye urarira, iyo ubabaye urarira. Mbega ndira cyane, ndushaho.
kugira ngo wenda ayo marira umuntu ushobora kugira ngo wenda wahamutse wagize ikibazo gikomeye cyane wenda iyo urize bya bindi byose ushituka byose bigiye byose bigiye amarira y'ibyishimo n'amarira y'umubabaro aho bitandukaniye mu kababaro yego ibyishimo ndakubwira ntinejejwe n'iki nkarira ubwira ndaneze ngushimira yego ay'umubabaro yo nyine ndiherera mba ndi jyenyine cyangwa wowe umbabaje deje uhita utangira kubona amanutse yego ntago mvuga akajya amanuka ntavuga urira yego noneho aho ugahita ubona ko mbabaye nkaba nakubwira nti wampa umwanya nkaguhunga wowe nyine tugiranye ikibazo iyo nguhunze ndagenda nkarira ijwi nkarisohora nkarira nyine nyakurira apana kuririramo indani arangiza ukarira kweli arangiza ngakaraba mu maso nkagaruka ndi Jessica ubabarira mu buryo bwihuse se heko apana mu buryo nka 2 minutes oya kamemu ntago babara mu minota 2 kubabarira kubabarira iyo usabye imbabazi ndakubabarira ako iyo utazinsabye sinkubabarira ntabwo nzi gutanga imbabazi utamba unsabye imbabazi birarangirira ariko utansabye imbabazi wowe Gerard tuzajya duhura tuvugane ariko nibuke ko Gerard yampemukira ariko atansabye imbabazi ariko iyo uzinsabye cya kintu cyanjye izanzika zitazivaho ntubimubwira ntubimubwira uti ngufitiye inzika warampemukiye kuki utansabye n'imbabazi Gerard ikibazo rero abantu b'iki gihe ushaka kumubwira uti warambabaje bakavuga ngo nuko byagenze ihangana habe yagusaba imbabazi none bijyana kubikurushaho ariko iyo ugize ubutwa nkanjye kuko nzi ko gusaba imbabazi ari ibintu byiza yego nk'umuntu yampemukiye ndamwegera ngani rero twagiranye ikibazo mbabarira ariko nawe wambabaje iyo atansabye imbabazi rero genda kubabarira tukabana bisanzwe apana ntabwo nongera kukwiyumvamo nka mbere yego birumvikana ntabwo kuvuna mu mutima iyo umuntu atagusabye imbabazi nawe ukaba ukimuhetse mufitiye inzika kubera utansabye imbabazi ntabwo kuvuna oya ntabwo bimvuna kuvuga ngo wenda ndare ntasinziriye oya mbitekereza iyo tuhuye bita duhuye na wa muntu wampemukiye ariko iyo twatandukanye bisigaho twakongera guhura Gerard yankoreye iki kintu nta nubwo namuha amazi reka nikomereza tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tunagushimire kubwiza ukuri ko tugize ikiganiro cyiza ndabizi ko kiza kuba inspiration ku bantu benshi cyane urugo rwiza kugira umumama mwiza utarakubyara ariko kubera mama icyo ni ikintu gikomeye cyane kuba umwana mwiza nanone kuri uwo mumama nawe utaze kuba umwana mwiza ntabwo uyu munsi mwarahuje ni magirirane rero ndakeka ko kino kiganiro kiza kwigisha abantu benshi ndetse no kuri kunga therapy ku bantu navuga ngo bafashijwe na genuine kunga therapy harimo na Janine n'umuryango we no kuvuga umugabo n'umwana nabo batanze ubuhamya bukomeye cyane ku muntu wifuza rero kuza hano muri kunga genuine therapy vraiment karibu baguhe karibu kugira ngo nawe uvuze umwana wawe cyangwa nawe ubwawe wivuza kuko bavura n'umugongo abantu bafite imitwe ikabije cyangwa umutwe ukabije abo bose nyine baragufasha kandi bikagenda neza Jessica wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane yego nanjye ndabashimiye